Izina ryawe ni ryiza, izina ryawe ni ryiza, ibyo ukora ni byiza, Yesu we, izina ryawe ni ryiza. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Tubyutse dushima Imana, irabyongeye, irabikoze, irabyemeye. Izinzi ijoro zinguye amanywa, Imana nishimwe. Iki gitondo dushimye Imana itabura uko ibigenza, dushimiye Imana itwimanye, dushimiye Imana yongeye kutugaragariza urukundo rwayo. Si uko dukiranuka, si imirimo myiza, urukundo rw'Imana gusa ngo rusumba izuba, rugasumba ukwezi, ngo n'ikuzimu rugerayo, ngo ntawarugereranya. Imana nishimwe. Iki gitondo rero turacyari muri teme yacu yo gukomezwa n'Imana. Nyemerera wowe uri hano mu mujyi wa Kigali ubane natwe kandi Imana ikwishimira. Namwe muri mu ntara, Imana ibanezeze. Yesu nashimwe. Abari hanze y'igihugu cyacu ku migabane itandukanye, mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Bakristo b'itorero Rayono, Yesu nashimwe. Igitondo cyiza cy'umugisha, igitondo cyiza cyo guhura n'igitangaza cyawe, igitondo cyiza n'ingingo Imana ngo igukonegite n'ibyawe n'abawe. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo tubyutse twongera guhereza Imana icyubahiro iduhaye umwuka wo guhumeka. Data wa twese ahabwa icyubahiro, Imana ishimwe. Tukiri muri teme yacu yitwa gukomezwa n'Imana, gukomezwa n'imbaraga z'Imana, gukomezwa n'urukundo rw'Imana, gukomezwa n'Imana, ariko dushimangira icyitwa gukomera, kuko abantu benshi bashaka gukomera. Reka mbabwire, ntabwo wakomera utubaha Imana ngo birambe. Niyo Imana yaguha amamiliyoni n'amamiliyari, ariko kubera kutubaha Imana ntacyo byakumarira. Ariko iyo umuntu yubaha Imana, uduke atuboneramwo amahoro, noneho bigatuma yumva anezerewe, akumva arakomeye. Gukomera kwa mbere ni ukugira amahoro yo mu mutima. Iyo umuntu afite amahoro yo mu mutima aba akomeye. Gukomera kwa mbere ni ukutiyumvaho umwotsi w'ibyaha, inkurikizi y'ibyaha, kuba mu ngaruka z'ibyaha. Iyo umuntu rero yubaha Imana arakomera, gutyo agakomezwa n'uko Imana yamurinze, yamurengeye, agakomezwa no kubaha Imana no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Muri iki gitondo nakubwiraga ngo wowe ushaka gukomera, banza ushaka Imana bigishoboka kibonwa, uyishakashake mu byo ukora no mu byo uvuga no mu myitwarire yawe. Ndavuga ibyo ukora byose bibemo kubaha Imana, imyitwarire yawe ibemo kubaha Imana, imigenzereze yawe ibemo kubaha Imana. Ndaguhamiriza yuko gukomera kwawe bizihuta, uzakomezwa nuko wubaha Imana. Imana nishimwe cyane. Izina rya Yesu ni ryo riruta ayandi uzabaho. Nkawe Yesu urahebuje ibihe byose. Reka dusome Zaburi 96 umurongo. Reka dusome uyu murongo wa 5 n'uwa 6. Handitse ngo iki? Handitse ngo kuko ibigirwamana by'amahanga byose ari ubusa, ariko Uwiteka niwe waremye ijuru. 6. Icyubahiro no gukomera biri imbere ye, imbaraga n'ubwiza biraherahe. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko muri iyi minsi uri gushaka icyubahiro no gukomera, nta handi uzabikura. Icyubahiro no gukomera ndaguhamirije muri iki gitondo ko biri imbere y'Imana. Imana niyo idusogongeza, niyo iduha. Ukabona uyu munsi uratambutse, ukabona umunsi Imana iragukomeje, ukabona umunsi Imana irakuvuganiye. Iri jambo riba rikoze igitangaza, kuko ijambo rirakubwiye ngo icyubahiro no gukomera biri imbere ye. Icyubahiro ushaka kiri imbere y'Imana, gukomera ushaka biri imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane.
ikongeraho ngo imbaraga n'ubwiza birahera he. Imana ishimwe. Imana itaguhaye icyubahiro umwana w'umuntu yakiguha amasaha akakikwambura. Imana rero itaguhaye gukomera warundarunda ugakoresha uburyo bwose bushoboka ngo ukomere, ariko harangiza ikabikwambura ikabigukuraho. Kuko ibyo wabona byose bitarimo kubaha Imana bishwanyukira imbere yawe ukabibura mu buryo bw'igihwayihwayi. Ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo icyubahiro no gukomera biri imbere y'Imana, biri imbere ye. Imana ishimwe cyane. Kandi imbaraga, wowe ukeneye imbaraga, Imana ishimwe, ukeneye imbaraga zo mu bihe byiza byo gusenga, ukeneye imbaraga kugira ukora ibyiza. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo imbaraga n'ubwiza nabyo biri ahera he. Imana ishimwe. Wowe ukeneye ubwiza, wowe ukeneye icyubahiro, wowe ukeneye gukomera, wowe ukeneye imbaraga, ibyo byose biri mu kuboko k'Uwiteka. Icyo usabwa nta kindi ni uguca bugufi muri iki gitondo, ugaca bugufi ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukabwira Imana uti Imana buriya undebe uku nguku, nkeneye gukomezwa nawe, nkeneye icyubahiro, nkeneye imbaraga muri ubu buzima. Urazikeneye, ukeneye imbaraga rwose, ndetse ukeneye n'ubwiza. Nta muntu udakenera ubwiza, ntawe, nta n'umwe. Uba ukeneye ubwiza bw'ibyo ukora, uba ukeneye ubwiza bw'abana bawe, uba ukeneye ubwiza bwa famiye yawe, uba ukeneye ubwiza no kuri wowe ubwawe, uba ukeneye ubwiza muri serivisi utanga, ukeneye ubwiza mu bucuruzi bwawe, ukeneye ubwiza mu kazi ukora, ukeneye yuko bakubwira ko ibintu ukora ari byiza, ukeneye ubwiza rero. Ariko ibyo byose ngo biri imbere y'Uwiteka, ngo birahera he. Imana ishimwe cyane. Nta handi uzakura icyubahiro utagikuye ku Mana. Uzubahwa mu gitondo, nijoro bagutere amabuye, ariko icyubahiro nugikura mu kuboko k'Uwiteka, Imana ikakubahisha kuko waciye bugufi, izakubahisha ubona icyubahiro nyacyo byemere. Imana niguha gukomera, nukuri izagukomeza. Imana ishimwe, bizemera gukomera kwawe. Imana niguha imbaraga, uzakora ibyananiye abantu benshi, kuko ari imbaraga z'Imana zibigukoresheje. Ijambo ry'Imana rirakubwiye neza ngo icyubahiro no gukomera, ariko haleluya, icyubahiro no gukomera biri imbere ye, kandi ngo imbaraga n'ubwiza birahera he. Imana nishimwe. Nta handi rero tugomba gukura izo mbaraga, icyo cyubahiro, ubwo bwiza, uko gukomera, uretse guca bugufi imbere y'Imana yacu, tukagenda tuyinginga umunsi ku munsi, twihana tubwira Imana ngo Mana tugirira neza, udukomeze muri uru rugendo. Kandi Uwiteka Imana Nyiringabo utwemerere muri uko kudukomeza, ndetse n'icyubahiro ikiguhe. Kandi ikindi cya kabiri, iguha imbaraga, ibyo ugerageza gukora byose Imana idudubize mu bwiza bwayo. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Muhahe muronke, mugendane n'Imana. Ndabakunda. Izina ryawe ni ryiza, izina ryawe